Likely on the beat. Yo, Rwanda Sami, the boy Sami Dora Kurwa. Hey masters, I just like this song. Hitting doses of kuzaba umustar mutuze rero mbahati mistar abo bajama bita bahatar bamenye ko ndi dangerous muri njana iyi niyo mayifitati mutuze rero mbagapfurike yo mbagapfurike gatera amasoko kabone n'ubwo kaba kari musa niko sha uri kunyebeza cyane ndi umwana wanjye ko cyane ndi umwana wawe. Sorry boss, sitruwa iri hehe? Uramba sitruwa se kabiri kangahe uri kubona ndi koza icyo? Ahubwo mane gurize iyo bikeche vava nitembere. Boss nari bireka hitting doses of kuzaba umustar ubwo cya boss iti ngiye kugenda mfata inkweto yiwe n'agashati n'agafu nikubitiremo nihamagara inshuti zanjye twinywere ati twinywere rwose ahubwo sira nacamo ahubwo yaba yacaga mwaza tukiyenyereza. Allo ni Joseph turi kuvugana se? Ni sawa mani muze rwose ubu ngubu mvuye ku kazi niteguye muze twinyenyerere rwose nta kibazo kwanye nta cyabuze. It was at this moment that he knew he fucked up. agafata ko nta cyabuze numva ngo nta cyabuze wumve ko nta cyabuze rwose ahubwo muhagere vuba. Ni rwose ni umukire mani ruhari nawe ndumva urizi ko na mutwe ndumva urizi sirubuza nane nabakurona abantu iyo nkuru si. You can never make it. Mwebwe muse ubundi kwanje nako niho honyine hasa harisa ni kwanje rwose hasa nko kwanje ubundi nta handi hantu hasa nko Yesu. Mwebwe mukatire hirya guce nyine murata muhageze. Sawa mutebuke rwose twinywere umunezero. Sawa mutebuke sha boss we wozi ko wamvuniki uzajya ukora niri bari Uno kara gatipe ko kwasaba umwana gusa kuno gasigaye kiyemera man. noneho mperuka guhura nako kambaye ya nkweto ya bo irebo n'imyenda yawe ntabwo ubizi wowe ntibakirikana mu za mirere izakora Likely on the beat. yo Rwanda Sami, the boy Sami Dora Kurwa. Mustafa Jama nabibariza akantu gatoya. Waza nta kibazo. Umwana umukire wo muri aka gace bita maniriho nango waturangira. Kiremani iriho ni ukumanuka nka metero enye mukahita mugera ku giti cy'avoka ku nzu y'amasima naho ngaho tuzi. Hey masters, I just like this song. Hitting doses of kuzaba umustar God have mercy upon us. karibu kwanje rwose. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Mutange bazimana bazanira gaci shakufite nyine tuwado tukanywa nyine twikomeze ikiganiro akomeruka zo bundi utaraje kutubanza yakwaza nagize jodi subigize kubonekeza umbira ngo ugiye kugura indege ni modoka ngo bazatugira umuntu ushimira gukomera bose mazana ngo se uragera ikintu cyanciye intege niyo modoka bambeshe mufata miliyoni ijana zose basohereza inzi ko ibyo njye gukora ari ukuri ubwo ngaho uri iki imodoka z'umupira n'ubwo miliyoni zingahe miliyoni ijana k'umupira umwe shaka ese warize cyangwa nanjye nekereje buriya no kubona ibintu utarinze nabyo niyo mpamvu niyo utamenya kubizora dore ngo iriba mu amashuri y'abasasa kumarira iki wowe wowe cyatanu uzahamagara umwarimu anyigishe amafaranga uko nyafite n'ubwenge ubu ndabufite iyo ufite amafaranga byose uba ubifite. Yesu. Nose boss kona twaganira ibiganiro byinshi bimwe mu nyungu n'ibitari inyungu atuzaniye akantu ko kuza ahubwo se umuhungu wanjye ahubwo atari oya Daniel oya Daniel ese ngaho uri kumva Abase muvugwa muri mu bikira. Jesus. Ntabwo nanarebye ahubwo. Bambaye n'imyenda ya papa n'ipara. imyenda yase Jesus. ari umwana wawe se muragira ngo se umwana ari nawe murabifatanya nk'aho ari byo uyu mwana afite ikibazo cy'ubuzima
twe twabifata nk'aho ryo kubera ko ajya arwara mu mutwe rimwe na rimwe ukagira ngo ni umwana wanjye ahubwo kabuza se kandi uri umukene naravujije amahanga yose nageze naho ngiye ko zajya Zambia none utangiye kuvuga ngo arwaye no mu mutwe ariko turese uramupapa ntiyaza njyewe uriya mwana wanjye agatinyuka akansuzugura kuriya reka njye kubazanira akantu mwe mwigurira ahubwo amagara yacu icyatsi turi uko twasangira akanyamama kumihamagaye batarakazana tubanze tumwe kitimutangira ni gucure kitimujyanira ni gusige kitibika ngaho kwitambika abantu kuno kari akagabo kaba kangize katsubira inyuma njye kwambara ikindi cyane Jesus. bro Where's the boss? Hey, why did this happen? I'm not free man. It was at this moment that he knew he fucked up. ndabona ko abakozi kiwe kaje nasonagira dora nkakubita imbwa y'urutugu mw'abantu Limoni parangui. Jesus. bose bahageze abayobozi basha fata twa twende twawe niyo ngiyo wambaye Jesus. ugende mu